Hello, amakuru yanyu muraho murakomeye, nizere ko mumeze neza. Nanjye meze neza, ndashima Imana nkuko bisanzwe. Ndi Chantal Hakiza, mama w'abana batatu, ndi mariye, maze imyaka 15 nubatse, ntuye muri Amerika, muri leta ya Georgia Atlanta, niho Imana iturindiye ngiye n'umuryango wanjye. Rero nizere ko mumeze neza. Muri uyu mwanya ndashaka kuganira n'abadivorce. Ntago nari mperutse kubaganizaho, ariko muri uyu mwanya hari icyo Imana yashyize ku mutima kugira ngo mbaganirize. Hariho ikintu ushaka kuganiriza abadivorce. Akenshi hari igihe bakora iki kintu ariko ntibamenye ko ari ikosa rikomeye cyane kandi ari ikintu kigomba kubababaza. Ugasanga ushatse kubaho ubabaza umu ex wawe, ukumva uriya mugabo yankoreye bino bintu, uriya mugore yankoreye bino bintu, reka nze mwereke ko nshobora kubaho nawe adahari. Urabyumva neza? Mu by'ukuri ibyo bintu byose ukabyirukankaho byose, warangiza ukabigeraho, wamara kubigeraho ugatangira kubishyira ku gasozi. Nabibonye hariho abantu ntangiye kubibonana muri iyi minsi, ariko one day naricaye nganiriza uwo muntu nabibonyeho, ndabubwiye ati reka nkubwire ikintu rero. Ibintu uri gukora is very dangerous to you and also ni dangerous ku bana bawe. Sibyo, mu by'ukuri ndabyumva wamaze kugera kuri ibi ngibi, utari kumwe n'umugabo wawe, sorry. Nkuko bivugaga nyine ngo umugabo we ngo ntari kumwe n'umugabo wanjye, ngarika ibi ngibi byose nabigezeho. Ndabyumva wabigezeho. Ushobora no kuba umugabo, hakaba hariho byinshi wagezeho utari kumwe n'umugore wawe, mwaragize. Hariho ukuntu ugasanga uriho uri umugabo uvuga ngo n'ubundi uriya mugore yari umwako kuri njyewe, ngo namaze kugera kuri ibi ngibi kubera ko adahari. Uriya mugore yari umwako kuri njyewe, uriya mugabo yari umwako kuri njyewe, dore ibintu byinshi maze kugeraho. Mu by'ukuri ubigezeho ariko ntago wishimye, kubera kuri kugira ngo umwereke yuko hari ibintu wagezeho. Urabyumva neza? Uri gukora cyane uko bishoboka uko ariko kose kugira ngo umwereke ko wabigezeho, ariko mu mutima wawe urababaye. Sibyo? Bihagarike, ahubwo wumve yuko ujya imbere y'Imana, ahubwo usenge uvuge ati Imana warakoze kuba warandinze, ko warakoze ibingibi byose birahangigaho imbere yanjye, ariko ntujye kuvuga ngo ngiye kubikora kugira ngo mpime kanaka, cyangwa ugahita winjira muri relationship yihuse cyane kugira ngo umwereke yuko hari abagabo bagukeneye, hari abagore bagukeneye. Mu by'ukuri ukabyinjiramo wowe uri kubabara. Rero niba ushaka kumenya amakuru menshi, aho ngaho hasi hari link winjira muri groupe, ndakwinginze. Bye bye.